Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza muri kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu tugarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco iyi ni Region Info ni umwanya rero tugiye kubagezaho amakuru agezweho kuri inshuro tukaba tugarutse muri ubu buryo ndetse mbanza gusuhuza abantu mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye hari abantu mudukurikiranye muri mu Burundi hari abantu mudukurikiranye muri Uganda hari abadukurikiranye muri mu Rwanda ndetse n'ababasha kudukurikirana bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo twibagiwe n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bice bigiye bitandukanye nyaboneka mbahaye ikaze magingo aya mwongeye kubana natwe mugira ngo rero dukomeze kugenda tubana neza ku bantu mutarakanda subscribe ndagira ngo mbabwire ko ari ako gabuto gatukura cyangwa se sabone mu gafyondeho cyangwa se mu gakandeho ubundi dukomeze hanyuma rero like mukomeze mukande like ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi ni ingenzi ni muri comment ibitari ibyo uraza gushyira imitima ubundi wikomereze nk'umwe mu badukurikirana cyane kandi nanone ikindi kintu ni uko ushobora gusharinga inkuru ikaba yagira no ku bandi nabo bakabasha kumenya uko byifashe cyangwa se uko bihagaze muri amasaha rero ubwo tugarutse muri studio ni amakuru tugiye kuba twagarukaho amakuru akomeje kugenda havugwa murabizi ko twibanda ku bibera ndetse n'ibivugwa cyangwa se bigarukwaho ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri ibice bimaze iminsi byumvikana imirwano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nibyo koko turaza kunyarukira Kivu y'Amajyepfo turebe amakuru aturukayo dore ko imirwano naho iri kumvikana muri utu duce kandi hari kumvikana imirwano ikomeye cyane ariko turagaruka no kuri General Sultan Emmanuel Makenga turagaruka kuri 23 turagaruka no kandi makuru agiye atandukanye dore ko ari byinshi tugufite cyangwa se tukubikiye icyo usabwa gusa no kuzakomeza kugenda wibanira natwe cyangwa se gukomeza kuguma hafi ya Region Info ubundi ukakira amakuru rwose biba biri kuvugwa byose nibutsa abantu kuza no kunyarukira kuri Barori TV nimo bizibagirwe naho mugakanda subscribe hanyuma rero reka twinjire mu makuru nta gutinda mu kanya gashize nibwo nabashije gutera akajisho cyangwa se gutera imboni ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'umwihariko ariko ni zikoreshwa n'umutwe wa M23 dore ko Lawrence Kanyuka uvugira aba barwanyi akoresha urubuga rwa Twitter yashyizeho rero ubutumwa bugaruka ku bikuba mu bice bagenzura by'umwihariko aho bita Rumangabo ariko ibi bikaba bimenyekanye nyuma y'uko ibitangazamakuru bimwe na bimwe byabashije gukurikirana uyu muhango bikorana n'izo nyeshyamba byagaragaje amwe mu mashusho y'ibyahabereye ariko ibi ni ibikorera n'ubundi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bikoresha birimo ururimi rw'igifaransa cyangwa se rw'igiswahili bikaba byari byamaze gushyira hanze iby'aya makuru rero mu gukomeza gusuzuma byabaye ngombwa ko dutegereza umuyobozi nyirizina uyu mutwe kugira ngo akonfirme cyangwa se yemeze ibyo bakoze ko ari byo mu gihe ibihano biri gufatwa cyangwa se mu gihe abandi bari gufatira ibihano bagenzi babo ubwo M23 yo irimo irongera umubare w'abarwanyi M23 nyuma y'uko imaze iminsi ishize hanze abagera ku 7,530 bari bamaze gupasinga rwose bamaze guhabwa imyitozo n'uyu mutwe ubu ngubu hagaragaye abandi bashya ni abandi bashya rwose ariko abantu baravuga bati ngira ngo mwagiye mubyumva kenshi ubwo M23 yabaga yashyize hanze abarwanyi hagutya bati nabandi yongeye kugemurira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa no kubera ko bagenzi babo nyine n'ubundi ngo nabo bagiye bashyirwa hanze cyangwa se bagiye banyura muri urwo rugendo bakagira mu gihe cyo kuba abarwanyi bemewe ba M23 ngo bagiye barasirwa ku rugamba bakavuga bati nabo nyine murabazanye cyangwa se bashyira n'ubundi babarase ibyo uraza kugenda ubyumva ariko icyo ugomba kumenya cyangwa se icyo nahingambire kukubwira ni amakuru ari kuvugwa ni ukubera ko M23 yamaze gushyira hanze abarwanyi 1518 impamvu wumva ari bakeya bihabanye n'indi mibare yajyaga ishyirwa hanze kuri inshuro biratandukanye cyane kuko M23 yajyaga ishyira hanze abarwanyi bisanzwe berekeza ku rugamba ariko abangaba izi nyeshyamba za M23 zikaba zatangaje ko ari special force cyangwa se ababarizwa mu mutwe w'ingabo zidasanzwe bakaba rero basoje ibikorwa by'amahugurwa n'imyitozo Rumangabo aho bakurikiranaga amasomo yabo mu gihe runaka bari bamaze abarwanyi 1518 bagize ingabo zidasanzwe
mu by'ukuri zitezweho cyangwa se zisanzwe. Urugaga rwabo rukoreshwa n'umutwe wa 23 basoje ku mugaragaro rero amahugurwa yabo ku wa mbere tariki 2 Werurwe Rumangabo mu ntara y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibo bari bamaze iminsi bakirira cyangwa se bafatira imyitozo ikomeye cyane ndetse n'amabwiriza agiye atandukanye, kuko bagiye bahabwa za briefing ndetse amakuru akavuga ko n'ibijyanye nyine n'ibyo M23 igenderaho bita propaganda ndetse z'uyu mutwe cyangwa se amahame izi nyeshyamba zigenderaho nabyo biri mu byageze biri mu byagiye bihabwa abarwanyi rero bakaba bitezweho gutanga umusaruro kuri izi nyeshyamba wose ufatika cyangwa se wose ushoboka. Abarwanyi 1518 bakaba bagomba kwiyongera ku bandi ibihumbi n'ibihumbi bagiye bajya ahagaragara cyangwa se M23 yagiye ishyira hanze. Kuri ubu ngubu rero ikaba iberekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byitezwe ko bashobora kuba bari mu bazarinda abayobozi b'uyu mutwe ndetse n'abazarinda ibikorwa bigiye bitandukanye n'ibindi bigiye bitandukanye bashobora kuba bakora nk'uko bigenda biteganwa. Niyo 23 yari maze igihe gito rero ishyize hanze n'ubundi abandi barwanyi nk'uko nabikubwiye. Umuhango wo gusohoza aya mahugurwa waje rero kuba uyoborwa n'umugaba mukuru wa AFC 23 akaba n'umuhuzabikorwa wa gisirikare wa M23 General Major Sultan Makenga. Uyu General Major Sultan Makenga akaba ari yagiye hanze cyangwa se yagaragariye mu ruhame ku munsi mu by'ukuri ku munsi wa karindwi ushyira kuwa munani cyangwa se nanone ugaruka kwa gatandatu, iminsi igera kuri 6 tubare yuzuye atagaragara mu ruhame nyuma y'uko byatangazwaga ko yaba yarahitanwe cyangwa se yaragizwe ingaruka n'ibitero byagabwe aho bita Masisi Rubaya, byanasize bihitanye bita Wiringoma usanzwe akorana n'izi nyeshyamba. Amakuru akavuga ko umuhango wo gusoza ayo mahugurwa wayobowe n'umugaba mukuru wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wa gisirikare wa M23 General Major Sultan Makenga. Mu ijambo rye yashimye intambwe yatewe n'aba basirikare, agaragaza ko amahugurwa bahawe agamije kubongerera ubushobozi mu bijyanye n'imirwanire, kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurangiza inshingano zabo neza. Aba barwanyi bashya batangajwe ko bamaze kuba biteguye gutangira akazi ku mugaragaro, aho bavuga ko bagamije gukora abaturage ndetse no kubarinda cyane cyane abugarijwe n'intambara bavuga ko batewe n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Izi nyeshyamba za 23 rero zimaze gushyira hanze uyu mubare w'abasirikare, bashyize hanze umubare w'abarwanyi nyuma y'uko bimaze iminsi bivugwa cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa ko M23 yaba yakira abarwanyi cyangwa se itanga abarwanyi bakajya guhabwa imyitozo n'uruhande rw'u Rwanda. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Scott Bessent ushinzwe Minisiteri y'Imari ndetse n'agena wenda yubahirizwa ndetse n'ikurikizwa ry'ibihano, yatangaje ko igihugu cy'u Rwanda ku bw'izo mpamvu, kubirimo izo mpamvu, iyo si yo yonyine gusa, iyo ni imwe mu mpamvu zigize umwanzuro wafashwe cyangwa se zatumye Amerika ifata uwo mwanzuro. Batangaza ko mu by'ukuri rero byagize ingaruka zikomeye cyane kubera ko bashinja M23 gufata abasirikare bayo ikabagarura ku ruhande rw'u Rwanda bagahabwa imyitozo. Ibyo u Rwanda ruhakana ndetse rwahakanye rwivuye nyuma ruvuga ko izo raporo zidashingiye ku kuri, harimo ibinyoma byinshi. Iki gikorwa kibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke, aho imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bakomeje guhangana mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, hakomeza kubaho guhangana nk'uko bigenda bigaragara. Rero ni mu makuru atandukanye agenda tugeraho kugeza kuri isaha, barimo bagira kuri 4 mu gisirikare cy'u Rwanda bafatiwe ibihano ndetse bashinjwa gukorana n'izi nyeshyamba, ibyo leta ya Kinshasa yakiriye neza. Naho kandi nanone nyuma y'ibyo mu makuru yagiye atugeraho cyangwa se ko byagiye bimenyekana, si byagarukiye aho honyine gusa, ahubwo hari ibyavuzwe n'uruhande rw'u Rwanda basubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byongera gukurura ibisa no guterana amagambo cyangwa se kubwirana byinshi nk'uko amakuru agenda bigaragaza.
mu makuru yandi yaje kubasha kumenyekana ya 23 bakaba bideclare bamagana ko bari kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Ibi rero bakaba bavuze ko ngo byabaye ahagana muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe mu gace bita Gakenke, bavuga ko bagabweho ibitero bikomeye cyane na drones. Ku rundi ruhande ingabo za cyangwa se inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo nazo zahise zisubiza, bituma haba imirwano ikaze hagati y'impande zombi. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana uruhande ruri gutsinda cyangwa uko imirwano irangiye, kuko imirwano iracyakomeje. Nta mubare w'abaguye muri iyo mirwano cyangwa bakomeretse uratangazwa ku mugaragaro, kandi ubuyobozi ntiburashyira ahagaragara imibare yemewe. Uko byifashe muri aka gace biracyahinduka isaha ku isaha, aho imirwano ishobora gukomeza mu masaha cyangwa mu minsi iri imbere, bitewe n'uko impande zombi zikomeza guhangana, kandi ubona ko impande zombi zakomeje kugerageza kwirwanaho ndetse no gushaka intsinzi mu buryo bugaragara. Aho ngaho ni muri Kivu y'Amajyepfo rwose, imirwano yo yabaye imirwano cyangwa se ni igice Minembwe nayo ngira ngo murabona ko kuva uyu mwaka watangira ndetse no mu mpera, kuva uyu mwaka watangira kwanza, Minembwe ni igice cyahindutse nanone isibano ry'imirwano, ndetse ubona ko nuko haje mu bitero bya Rubaya. Ubundi wavuga ko cyangwa se uramutse uvuze ko ibi bitero byari biri kugabwa ahangaha ari uvanyemo ibyo Rubaya ari imirwano yari yarimukiye, ya mirwano twajyaga tubona muri Kivu y'Amajyaruguru yari yarimukiye, ntabwo waba ugiye kuri y'ukuri cyangwa se ntabwo waba ubeshye, kuko ntabwo imirwano yigeze irenga muri utu duce twa Fizi, Minembwe ndetse na Uvira nyirizina. Ntabwo imirwano yigeze rwose iharenga, ubona ko ari ibice byakomeje kugenda byumvikana imirwano. Ariko n'ubundi iyo mirwano twari dukomeje kuri Masisi nayo irakomeje hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri, inyeshyamba n'ingabo za leta ndetse n'abashyigikira uruhande rwa leta. Mu by'ukuri birakomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ko umuriro w'intwaro utarimo guhagarara. Reka twerekeze Masisi naho turebe amakuru ari guturukayo. Mu by'ukuri ni ayahe kugeza kuri iyi saha, ngo turimo tugera turi mu masaha nimugoroba rwose. Byiriwe bite ubundi muri teritwari ya Masisi? Ni ayahe makuru aturukayo? Umudugudu cyangwa se village ya Kazinga iherereye muri Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi na Kivu y'Amajyaruguru, aka gace kongeye kugerwamo n'ibitero by'inyeshyamba za 23 kuri wa kabiri tariki 3 Werurwe 2026 masaha 7 z'amanywa, nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije ingabo za leta zifatanyije n'imitwe yitwaje intwari ya Wazalendo n'uyu mutwe wa 23. Ibyo M23 ivuga ko itari kugaba ibitero, uraza kwibaza uyu mudugudu wa Kazinga ninde wawugabagamo ibitero. Biravuga ko ibi bije mu by'ukuri mu gihe mu byumweru bibiri gusa inyeshyamba zambuye umudugudu n'ingabo za leta. M23 ikaba yongeye kugerageza ibikorwa byo gushaka kwigarurira. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage muri ako gace bivuga, abarwanyi ba M23 baturutse cyane cyane ku mihanda ya Ndete ndetse no bita Kasopo, aho bagabye ibitero mu rukera rwo kuri wa kabiri. Imirwano yakoreshejwemo n'intwaro ziremereye, ari imirwano yamaze igihe kinini. Kazinga ifite akamaro kanini mu rwego rw'igisirikare kuko ari mu gace ka Osobanyungu, afungura inzira igana Buhimba mu gace ka Waroyungu, ni ndetse no mu gace ka Katoyi muri amajyepfo y'aka karere ka Masisi. Ifatwa rya Kazinga ryatumye inyeshyamba za M23 zongera gukomeza ibirindiro byazo mu gice gifite akamaro kanini gihuza Buhimba, Katoyi ndetse na Kazinga. Ibi bibaha ubushishozi bwo kwagura ibitero no kugenzura andi matsinda y'uturere duturanye, harimo Waroyungu, Waro Uroba ndetse na Waro Loonda mu karere ka Warikare. Ifatwa rishya rya Kazinga riraba rigaragaza ko umutekano ukomeje no kuzamo ibibazo muri iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru, ho mu byumweru bishize habaye ibitero bikurikiranye, gusubiranamo hagati y'impande zihanganye ndetse n'abaturage benshi bakava mu byabo bahunga imirwano. Kongera gukaza imirwano mu turere twa Masisi na Warikare bitera impungenge kuko ikibazo cy'ubutabazi gishobora kurushaho gukomera muri aka karere kamaze imyaka myinshi kabangamiwe n'intambara n'umutekano muke, dore ko ari ukongera imibare y'abaturage bagenda bavanwa mu byabo ubutitsa, nyamara n'ubundi n'abandi bagiye babivamo mu minsi ya mbere, nabo n'ubundi ubona ko bigize iki, nabo batarabasha kugaruka. Hakiri ibibazo bikomeye cyane, hakiri ibibazo bikomeye cyane rwose. Ubona ko igihe tugezemo ni igihe imirwano yakabaye ihagarara cyangwa se intambara yakabaye ihagarara, ariko noneho nibwo ibintu birimo birushaho kugenda bikara mu buryo bigaragara. Kuri ubu ngubu rero FARDC amakuru atugera avuga ko Kisangani babashe kugira imbere kugira ngo barinde ko ibi bice bishobora kuza kwatakwa
n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 n'ibitero nyine byo mu kirere by'izi nyeshyamba babitangire kure bitaragera Kisangani nyuma y'uko 23 yigambye ko ibitero byayo bwa mbere byabashije kugera Kisangani bihungabanya n'izirimo drones. Ibi rero FARDC ikaba yavuze ati ntabwo biri bwongere gukorwa, ni ikintu tugiye gukumira ndetse no gutangiriza. FARDC no mu bikorwa byo guhura n'abaturage rero birakomeje. Lieutenant General ya Chirigonza Jacques Nduru uyu rero agenda ahura n'abaturage ndetse n'abayobozi b'uturere tugiye dutandukanye akurikirana ibikorwa bigiye bitandukanye, reka nabyo tubirebe. Lieutenant General Jacques Nduru ya Chirigonza umuyobozi mukuru wungirije wa FARDC yageze aho bita Mangurijipa ku itariki 2 Werurwe 2026 mu ruzinduko rwe yageze ku irimbi ry'abazi ubwicanyi bwakozwe na ADF aho yakiriwe n'abaturage bo muri aka gace. Yahuye kandi n'abasigajwe iheruheru n'ibi bitero, arabahumuriza ndetse ababwira ko amahoro azagaruka muri aka karere. Amashyirahamwe arimo Feza na Panepa n'umuryango uharanira ubwigenge bw'abagore ba gakondo kuri ubutaka bashimira uruzinduko rwe kandi bagaragaza icyizere cy'amahoro ko bashimira FARDC ku ntambwe ikomeje gutera ndetse n'igihugu cyabo kuba bigaragara ko kibatekerezaho bigera ku rwego rwo kuba umuyobozi nk'uyu nguyu nyine abasha gutera intambwe akaba yahagera cyangwa se akaza nyine akaganira n'izi mpande zombi uko ari z'abaturage bahagizweho ingaruka n'ibyo bitero, yaba kutagizweho ingaruka n'ibyo bitero, aho agaragaza rwose ko igisirikare cya Kongo cyangwa se leta ya Kongo muri rusange iba igitekereza kuri aba baturage. Kuri uyu munsi rero ikintu bita ibirombe by'amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihano ni kimwe mu nkuru zihedinze inkuru z'ibitangazamakuru zose zigaruka hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaba mu nyandiko yaba mu bavuga hose, mu by'ukuri ni ikintu ugomba ko wagarukaho kugira ngo update z'aho ibintu bigeze zigende zimenyekana. Rero natwe rero ntabwo twigeze dutangwa dore ko aya makuru natwe dukomeje kugenda rwose tubacukumbura byinshi kuri yo ndetse n'ibiri kugenda bivugwa cyangwa se n'ibiri kugenda bitangazwa kugira ngo tubashe kumenya aho ibintu bihagaze mw'abantu mwe. Kugeza kuri uyu munsi ibintu bigenda bifata urundi rwego, ni urwego rwose bigenda bifata. Ajya nkubwire rero uko byifashe mw'abantu mwe. Hari amakuru rero yakomeje kugenda amenyekana kugeza kuri izi sasa cyangwa se kugeza na maginga yangaya. Ngira ngo tugaruke turebe ibyo ari byo cyangwa se turebe ngo ni ibiki. Wigire hino rero umfashe tuze rwose kumva ibyo ari byo kuko nibyo ngiye kuba nagarukaho. Nibutsa abantu gukomeza gukanda subscribe cyangwa se sabone ni kuri ako gabuto gatukura kugira ngo mujye murushaho kugenda mubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Share zanyu zirakenewe, like kandi none zigire hejuru kabisa. Abadukurikiranye bari Goma i Burundi turashaka kongera kubabona, ndashaka kongera kubabona hano kuri John Info. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje M23 ibyaha byinshi aho zivuga ko ishyigikiwe na RDF igisirikare cy'u Rwanda. U Rwanda rukaba rwarahawe uburenganzira bwo kugera ku duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro n'izi nyeshyamba. Ku nshuro ya kenshi hashingiwe no kuri raporo zitandukanye z'impuguke y'umuryango w'abibumbye, umuryango mpuzamahanga wongeye kugaragaza ko ingabo z'u Rwanda zishyigikiye umutwe wa M23 umaze igihe ugenzura ibice binini by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byongeye gushimangirwa n'ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga muri Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki kibazo Minisiteri ishinzwe iby'imari muri Minisiteri y'Imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe gushyira mu bikorwa ibihano by'ubukungu n'ubucuruzi bijyanye na politike mpuzamahanga n'umutekano wa Amerika yafata ibihano ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi bane bakuru mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere tariki 2 Werurwe 2026 avuga ko RDF iha ubufasha butaziguye bwa gisirikare umutwe wa M23 n'indi mitwe iyishamikiyeho. Iryo tangazo rivuga ko igisirikare cy'u Rwanda ngo cyohereje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo ibikoresho bihagarika imikorere ya GPS, system zirinda ibitero byo mu kirere, indege zitagira abapilote n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Rivuga kandi ko ibihumbi by'abasirikare ba RDF bari mu mirwano muri ako karere aho bagira uruhare mu gufasha M23 kugenzura ibice byafashwe. RDF kandi ishinjwa guhugura abarwanyi ba M23 mu bigo byayo bya gisirikare no kuyifasha mu gushaka abarwanyi bashya harimo n'impunzi. Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza ivuga ko
ku bufatanye n'igisirikare cy'u Rwanda umutwe wa M23 wakoze ibyaha birimo kwica abantu binyuranyije n'amategeko, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gukorera bamwe iyicarubozo. Muri Mutarama ni ukuvuga mu kwezi kwa 2025 ingabo z'u Rwanda ngo bagabye ibitero ku ngabo za Congo FARDC, ku ngabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziri muri Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse no ku biniro bya misiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo MONUSCO. Nk'uko iri tangazo ribivuga, mu rwego rwo guhemba ubufasha yahaye M23, u Rwanda rwahawe uburenganzira bwo kugera ku duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ayo mabuye akaba ari mu byifashishwa mu gutera inkunga ibikorwa bya M23. Ibihano bya Amerika bije mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Congo. Uko kwiyongera kw'imirwano gukurikiye kutubahiriza agahenge k'intambara kari kasabwe na Angola, kwiyongera kw'ibitero byo mu kirere by'ingabo za Congo ndetse n'ibitero byo ku butaka by'imitwe y'abazarendo ifatanyije na FARDC bigamije gusubiza inyuma ibirindo bya M23, umutwe ushyigikiwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa n'umuryango w'abibumbye. Ku rwego mpuzamahanga, ibiganiro bya diplomasi biri mu nzira za Washington na Doha bishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe birakomeje ku mpapuro ariko ntibiratanga umusaruro ugaragara ku butaka. Ibi biraba mu gihe umwuka mubi ukomeje hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse no hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Muri iki gihe cyose M23 ikomeje kugenzura no kuyobora ibice binini by'intara za Kivu y'Amajyaruguru. Y'ibyo bihano rero wumva turimo turagenda tuvuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje kubyishimira. Ibirango bizatumye u Rwanda rugira icyo ruvuga. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda RDF ko ibi bitazahagarika intambara igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva itangazo ry'ibihano ryasohoka ku mugoroba ku wa 2 Werurwe 2026, abayobozi bo muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bari kwica icyara bishimira Amerika ko yasubije icyifuzo bamaze imyaka myinshi bafite. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tracy Kaikwamba Wagner yatangaje ko icyemezo cya Amerika cyagaragaje ko nta muntu ugomba guhora arenga ku masezerano, yongera ko abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagaze bashikamye. Macron yasubije Kaikwamba ko ibinyoma n'imbaraga zose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyira mu icengezamatwara ukuri kugaragaza ko ari yo ya mbere ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano w'u Rwanda kuzagumaho. Ati Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyari nimero ya mbere mu gufasha FDLR ibikomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda. Ibinyoma byose n'umutungo washyirwa mu icengezamatwara hagamijwe guhisha ubufasha Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iha FDLR ntibuzakuraho ikibazo. Yashimangiye ko ibihano Amerika yafatiye Repubulika ya Demokarasi yafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bayo bibogamye kandi bizatuma Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwifashisha imbaraga z'igisirikare, ibyo bikazanyeganyeza intambara n'ubugizi bwa nabi, ubuzima nabwo bukatikirira. Yagize ati ikibabaje nuko ibihano bibogamye bisunikira gusa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwizirika gushaka igisubizo cya gisirikare. Ingaruka nibyo tubona ubu: gukururuka kw'intambara, kwiyongera k'ubugizi bwa nabi, gupfusha ubusa amahirwe, igikomeye kikaba kubura ubuzima.